w'Imana guca mu bukene siko bimeze. Imana yemera ko uhaga, Imana yemera ko usonza, Imana irabyemera. Hari abazaseka kuko bakiri bazaseka kuba uri umukene, ariko gukena si icyaha, kuko ukena ni iki umwanya uba neza. Agasenga ni byiza, umuntu udasenga utegera Imana ye rwose nta musinzi ahabaye. Urwango ndafata umunsi wa mbere azana neza icyumweru akurikira gutyo nibazaza mu murimo gusa nta kibyo bimaze. Umurimo wose ugiye gusengera, umurimo ukora wose yewe nawe wabona umurinzi wawe unakora nawe ukawusengera, kandi ariko Imana yavuze no ku mirimo yacu. Byumvikane rero waje hano ntabwo wahunze kandi yabikubwiye. Hari igihe mufite ko wagiye waje hano ni ukwiriye kwiyumvira rero Imana yabahamagaye, ibahamagarira kugira gute, ibahamagarira kubikoresha uburyo bwerekeranye n'umuhamagaro. Umuhamagaro wawe ugiye kuwumenya. Uyu muhamagaro ni ushatse kugira umuhamagaro w'abantu bahamagara. Abantu bahamagawe ni abantu bavuye ahantu hatandukanye, bashyirwa ahantu hamwe. Noneho bitwa iki? Itorero. Turajyana bakuwe ahantu hatandukanye, ufite aho navuye, ufite aho wavuye, iri mu miryango ndetse itandukanye, n'ibyo wakoreragayo n'ibyo nanjye nakoreragayo. Imana iraduhamagarira tuzana idushyira ahantu hamwe. Twitwa iki? Itorero. Muri iryo torero rero havuyemo abantu b'abanyamuhamagaro bakora imirimo itandukanye, kandi iyo mirimo itandukanye igafasha iki? Abantu. Niba barahamagariwe kuririmba, bahamagariwe ubudiyakoni, bahamagariwe gusenga, buri muntu wese afite icyo yagize gute yahamagara. Icyo ufite n'imbaraga rero aricyo gute, aricyo ukora cyane, kuko nicyo kizaguhesha iki? Ingororano. Kandi uzakiboneramo umugisha. Ikigeretse kuri usengere uwo muhamagaro. Icyo wumva ufite ubwiramo imbaraga cyane aricyo ukora. Nujya kwinjira mu bindi uzabivamo kandi uzabivamo. Nuva ngo ndashaka gukora ibi ndashaka, bizakunanira. Bizakunanira, uzabibonera mu gihe utumviye hamwe wonyine. Icyo wahamagariwe gukora ugikore, ugisengere, uzakiboneramo umugisha, kandi Imana izaguha amakamba y'ingororano y'ibyo wahisemo gukora. Turajyana neza, kuko ntabwo ari twebwe uyu murimo twawutangiye, harimo n'abandi batubajije gukora umurimo w'Imana. Yerekera Imana yihamagariye umugabo witwa nde, imukura mu gihugu cy'Abakadaya, Uriya Abakadaya. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, kubera ko yabonye mu ishyaka Aburahamu yari afite. Hanyuma Imana iramubwira ngo ntabwo wabasha gukorera Imana muri iki gihugu ngo umbangikanye n'ibigirwamana. Iramubwira ngo Aburahamu, haguruka usige umuryango, inzu ya so, usige n'imiryango yose, umuntu uhaguruke mujyane mu gihugu uzamureramo umurimo. Kandi Imana iramubwira ngo icyo gihugu ujyanamo kirimo n'abandi bantu. Bishatse kuvuga iki? Aho ngaho ntihazigira ni mu ishuri, sibyo? Aho ntihazerekanira Imana muri we. Ahantu uri rero Imana yawe igomba kugaragara. Abanyamahanga bakamenya ko muri we harimo Imana. Uyu munsi urebye usanga tudatandukanye nawe, ariko uyu munsi abakristo ba none ntaho batandukanye n'abo hanze. Ariko hagati yacu
nibasenga n'itsinda ribaho kandi itsinda ry'abayobozi bagomba kugira iyo wazanye amahane y'inda abareba bose barangiza amaso murakoze gusa muri isi nta mwanya w'ubuyobozi nta mwanya w'amahane n'iriya sambaza muziri amatsinda yanyu n'amahane yanyu bafite umuntu bireka mu kisi ugasanga yaje nabi wakiriye abandi ugasanga umuntu yabaye yuzuye yabije ubukirisitu bukabura neza burabura ndabaho no muri iryo tsinda tubanamo iyo mu rusengero ni umukirisitu ni umuririmbyi ariko hanze hari asa n'abandi ariko twakwiye kugaragaza Imana sibyo buri mwanya mwumva imbere yanjye n'abantu mbere na mbere ni ukuba abakristo rya jambo yawe rigira mugire wa mutima bari muri Kristo Yesu. Uwo mutima ntabwo byoroshye biragoye ariko iyo bigeze aho hantu h'amahane no gusakuza umuntu agaceceka aho mwaza gucecekesha ngatanga igitekerezo uko byagira gute uko byagira kuko turi mu isi turi abana siko bimeze turi abana ariko gira uko witwara ugaragaza na kirisitu mu bantu amenye ko wanakijijwe ariko none se nusa nabo bazamenya ko wakijijwe rero tubigaragaze naho turi Imana yacu tugire neza umuhamagaro wawe icyo ndamubwira wa muhamagaro wawe icyo wahamagariwe icyo ukora mu itorero ry'Imana gihanga amaso ugisengere n'ikimana izabihera n'ingororano igihe y'amakamba birumvikiyemo neza atari ukubikora ubumamo ubutumwa nabazaniye ntabwo ari ugukora umurimo w'Imana banjye oya bikore kuko Imana yaguhamagaye kugira gute ibikore siko bimeze uko wahamagawe aguruka n'imizi y'inkorero y'imiganda wakubwiza imirimo Imana yisabye atari ukuvuga ngo reka ngende bandebe nakerewe ndabeshya ibyo ni ibyavuye hano ahangaha ndabeshya kugira ngo ejo nzarinde ngewe rwose icyo sinigeze mbikora iyo nabaga nakerewe naraganishije rwose narangaye umubabare n'umubabare ugasaba imbabazi bapfukama bakandura imbabazi cyangwa nawe ni ukugena kijijwe nanjye nabaye umurinzi nararirimbaga ariko umuhamagaro wanjye ntabwo wari umurinzi cyane niba waramukiye n'umugi yakoze nabyo narabibabwira abarinzi rero cyane mu gihe umushyitsi yaje ntuzangereho cyane kora nuko hitamo babwira ni mwihangane mu gihe umushyitsi yaje amaraso yanjye ntihanyire umugi yakoze cyangwa ngombwa mutanabona n'indirimbo n'indirimbo bakayifata rwose kandi n'urugero muri kandi bakora neza muturajyana abikora bakora neza tugakorera n'ugusenga umurimo w'Imana mu gihe cyose udasengera umurimo w'Imana
ukavuga kubera ntabwo usengera umurimo wahagarariye, usengera icyucyo, muri abantu b'igiciro cyinshi, muri abantu bakomeye b'abatanzi, ba bandi bagera ahantu hera, nyine twe tukagera hera cyane. Turarebera hamwe uburyo wakora umurimo w'Imana. Uburyo wakora umurimo w'Imana ukorana igihe. Turasoma Umubwiriza igice 9:8. Uburyo wakora umurimo w'Imana ukora kandi n'igihe. Imyambaro yawe soma uhageze nasoma. Umubwiriza igice 9 aravuga ngo imyambaro yawe ihoreye kandi umutwe wawe nta kintu kimenetse. Imyambaro yawe n'umuririmbyi, imyambaro yawe n'umutambyi, ihore bite, ihore yera. Mu mutwe wawe ntihakaburemo iki? Umukozi w'Imana mwiza, ukorera Imana neza, umunyamuhamagaro. Imyambaro yawe igomba guhora yera, kandi mu mutwe ntihakaburemo iki? Ntihakaburemo amavuta. Imana yacu itugirire neza. Ku bakozi b'Imana twahamagariwe umurimo w'Imana, tugomba guhora twiyeza. Imana yacu itugirire neza. Imyambaro yacu ni imwe n'imirimo myiza ijyanye n'amahoze tuvuga. Aho ugenda, aho utuye, aho ukorera, aho hose imyambaro yawe ihore yera. Noneho n'ibikuvuyemo bimere nk'iki? Bimere nk'amavuta. Umutwe wawe ntukaburemo iki? Ntukaburemo amavuta. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Abakozi b'Imana, we wahamagariwe gukora umurimo w'Imana, kuko wakora umurimo w'Imana. Ntabwo imirimo yawe igomba kuba yanyu. Imana yacu n'ubwiza ibitegereza ikabona turagenda turi bivange. Igihe kimwe Imana yigeze yereka umugeni, yambwira ngo ni umuntu ugiye gushyingira. Mbonye kandi nari gutorera runaka Imana. Noneho yinibira umugeni. Noneho igihe kiragera, mbona twose twitegura ubukwe ku rusengero, turitegura n'ugiye gushyingira. N'uyu munsi aracyari. Noneho turitegura ubukwe turabwitegura neza, ngiye kubona mbona haje abagabo babiri. Baza bambaye kositimu. Noneho nanjye shishikariza umugeni kugira ute gusohoka. Bavuga gushishikariza umugeni kugira ute gusohoka. Umugeni uriteguye. Byantaye isoni n'uvuga. Noneho rero ndamushishikariza. Kiravuga kuko baraje bari bafite imbere y'irembo. Abagabo babiri baraje bambaye neza, umugore ari hagati. Ari hagati. Ubwo yahise yinjira aramubwira ashaka umugeni. Aje kureba umugeni, asohoka kuko umugeni yarasohotse, nuko abantu bambaye twese twambaye, nuko bamurebye umuntu yambaye imyenda y'ibara y'igitare, umukara, imyambaro yawe kandi ukorera imitungo y'Imana. Imyambaro yawe imyenda y'ibara ivangavanze y'amazi
filime yarangiye musa kandi mubona barahari imizika igihe cyose ashobora mugenewe witeguye muririmbwe witeguye katwikomereza rero wakora umurimo w'Imana ukora n'indi mirimo ariko hari icyo ukwiye gukora hari ibyo ugomba kwiyegurira siko bimeze none uyu munsi twiyeguriye mu cy'isi cyane kuko twakwiyegurira umurimo w'Imana. Ese muzi impamvu dukena cyane ni uko tungukira cyane mu by'isi tukibagirwa umurimo w'Imana kandi ntibitekereze yuko hari aho umurimo w'Imana watunze abantu barabatunze kubera ko bawuhindukiye ariko uyu munsi nzababone nzajya iki abana banjye azajya mu ishuri ate n'abazajya mu ishuri kuko bafitanye amaseze kandi narayaseze Imana yanjye mbona abana barangije kwiga gusenga ntubaze nanjye amafaranga y'ishuri kandi ndayabona pe umwana kuza bigoye ariko umwana ariga Imana ishobora cyose ndagira ngo babwire ko ntakiranye Imana ahubwo hari icyo tumurikiraho bitari ngombwa tukabiha umwanya cyane Imana ntituyihe umwanya ngo tuyihe umwanya na Yesu mu byacu ugasanga tugiye muri iriya cyane tubirungukiyemo ugasanga habayeho kwirwanya no kwishakashaka ariko burya twarungukiyemo neza mu Imana uyu musozi twawuhiye kandi n'ibyawe byagenda neza. Imana yacu tugirire neza ijambo ry'Imana rikatubwira ngo imyambaro yawe ihore yera ngo kandi umutwe wawe ntukabuyemo amavuta. Cya kabiri niba Imana aravuga ngo niba Imana turasoma ijambo ry'Imana ngo niba Imana itaraguhamagaye ukwiriye kugira umurimo w'Imana niba Imana itaraguhamagaye umurimo w'Imana ntabwo bizawushyigikira ahubwo izawushyigikira mu mafaranga siko bimeze. Niba Imana itaguhamagariye uyu murimo umutima wawe ukawushyira hanze siko bimeze izagushyigikira mu bindi mu mafaranga uzayabona ubutunzi uzabubona ariko uzabona birumvisha. Niba Imana itaguhamagaye wowe ukizana wowe ubwawe kwa kundi umukozi w'Imana akubwiye kavuga ngo ni kubera iki uyu muntu uza mu nzu y'Imana agakora icyaha ukamushyigikira agatunganirwa ni ukubera iki? Igisubizo yasubijwe wacyumvise umuntu yaza kuguha akazi utamuhamagaye ntabwo wamwakira mwene yasa akavuga barimo rero bameze abo baraje kuko batigeze bahamagarwa n'Imana guhamagarwa n'Imana hari umuntu uza akareba umuntu akina arikumva rwose ushaka kuzaburiya akaza ari kwitavuye ku Mana akaza akigira mu itorero. Hari n'umuntu nawe uhamagarwa aza murimo na mwene wabo
bagashyira mu itorero ibyo birimo birahari akizira ariko Imana atari yigize gute atari imuhamagaye. Noneho hariho umuhamagaro kuza gukora umurimo w'Imana bivuye ku Mwana. Imana yari yamuhamagaye bitumye Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Aburahamu yaramubwira umugaragu we ati ngaho ujye gusura iwacu, ujye gushakira umuhungu wanjye, ujye kurambagiza n'umugeni. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Buriya yari mu kigo cy'Imana. Umugaragu we yari Eleyazari agereranywa n'Umwuka Wera, Isaka nawe agereranywa na Yesu. Imana idufashe. Hariho rero abantu batumwe, Imana ituma Umwuka Wera ngo agende unamagirize kuko abatabazi ndamushaka. Umwuka Wera amugezeho nawe aramwakira, aramuhamagara. Ni ibintu byikora, ntabwo nawe usubiye, ntabwo umuntu asubiye wisanga nawe wageze hariya hantu, wisanga uri mu mirimo, wisanga uri kubwira kora ibi rero niba wahamagawe n'Imana, wisanga bimeze gutya, ijwi rimubona wari kubwira senga, kora biriya, kora na biriya. Ntabwo ushobora gutuma iryo jwi ryakugezeho umva iyo utabikoze kuri we haza ingaruka zikugeraho. Ibyo byagiye bingeraho kenshi cyane. Kenshi nagiye bikambwira senga kabiri, senga gatatu, maraguhamagarwa, senga icyumweru, senga iminsi 9, senga rimwe nkavayo, nubwo senga iminota narangiza byarangiza usenge bityo mpama muri ibyo Imana irambwira ngo nuko yari isi ibikomeye byari imbere yanjye, niyo mpamvu yahamagara gusenga. Urugamba rwari imbere rukomeye cyane, ariko Imana yagiye iteza nanjye ntazi. Imana yacu itugirire neza. Uwo rero ni Umwuka Wera, uko guhamagara, ugahamagarwa uhamagawe n'Imana, kandi guhamagarwa n'Imana yumvira Umwuka Wera cyane kuruta kumvira n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Rero bariyumvira mwumvire Umwuka Wera cyane, mwumvire Imana, muhagarare neza mu muhamagaro wanyu nk'uko Imana yabahamagaye kubikorera. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Abo rero utahamagawe n'Imana we, uwo nguwo n'ubundi ni wa muntu yarapfa, kandi icyo akora biramuhiye. Amafaranga rwose irayamuha, ubutunzi iramuha, ariko ubwo butunzi nta n'icyo rimwe na rimwe bubariye, ntacyo akoresha. Niyo akoze nawe araza akigana abandi agatura, tugashyigikira umurimo w'Imana byaturutse. Nawe azana yakira kubera ko ari mu cy'Imana. Ikindi kimusa ni ukugira ngo ubutunzi bwe bundi nazanywa n'inzoga. Reka data ahubwo ubutunzi bwe bugiye bwawe, ariko atigeze ahamagarwa n'Imana. Ahamagarwa n'Imana. Abo bantu uwahamagawe n'Imana, wowe imyambaro yawe yera, we wahamagawe na Kristo. Kandi icyo wawe amavuta bisobanura Umwuka Wera. Umwuka Wera ntakabuye kuri wowe, jya wumvira Umwuka Wera ubise urukundo. Imana izabana nawe, Imana izagerana nawe, Imana izakorana nawe. Imana yacu itugirire neza. Nta kizabura n'Imana, n'icyo uzakora byose bizakubwira, kandi ibyo uzakora byose Imana izabigurisha. Imana ishimwe cyane. Imana niyo yonyine yarinda umurimo wawe. Kandi ibigeragezo ntibizabura kubaho kubera ko bizanwa n'umwanzi. Sibyo rero, niba ukorera Imana neza, ibigeragezo bizakuzamo cyane, bizaza cyane, bizakurwanya. Kurwanya umurimo w'Imana birahari, ariko ugume mu mwanya wawe.
Imana yacu tugirire neza. Ugume mu mwanya wawe ukora umurimo w'Imana, icyo Imana yaguhamagariye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uramenye utazarwanira umwanya utari uwawe. Siko bimeze. Utazarwanira umwanya utari uwawe. Ujye gukora ibyo utahamagariwe. Nabikubwiye ngo nujya gukora ibyo utahamagariwe uzabigwamo kandi uzabura n'ubugingo. Hari umwe mu bantu wabikoze, tubona Sawuli ngo yari umwami, ariko ubundi arwanira cyangwa yihatira kugira ngo ajye gutanga ibitambo kandi aribyo atahamagariwe. Yari yahamagariwe kuyobora. Uzaze Matane uze kuba perezida wa korali, uzaze Matane uze kuyobora korali yakunda iyo byaba muramutse akaza kugira ariko sinzaza umwanya w'abari abatambyi mwebwe nze guhatana, nze kuyobora korali kandi mfite n'ibindi bintu nkora, nze kugira ibindi nkora kandi muhari abayobozi babyo bahari. Uyu mugabo rero ngo Sawuli yari yifashe, turasoma Samweli, igitabo cya Samweli cya mbere igice 13 umurongo wa 12 kugeza ku 13. Cumi na gatatu, cumi na kabiri. Cumi na gatatu nasoma umurongo wa 12 ugeze ku wa 13. bituma nibwira nti Gera ku wa 10. Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu bashizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira i Mikimashi, bituma nibwira ni ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilugali bantere, kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo gitumye nihata ntamba igitambo cyose. 13. Maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse, ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka aba akomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Umurimo w'Imana duhuramo n'ibigeragezo, duhuramo n'ibikangisho, duhuramo n'ibitunaniza byinshi, ariko bikwiriye ko dukora ibyo tutagomba gukora. Siko bimeze rero, duhuramo n'intambara, duhuramo n'ibigoye. Uyu mugabo yumvise ngo Abafilisitiya baraje, ngo barateye, ariko icyo si cyo yagombaga gukora, kuko ntiwari umurimo we. Umurimo we ntabwo wari uwutanze, kubera ko umurimo wari ufite benewe, wari ufite abawugenewe. Urumva buriya Samweli buri wasanga ari n'Imana yamubujije, baworoheje banze ngerageza uriya mugabo, yewe baworoheje mbanze n'igerageza uriya mugabo, mushyire ku munzani, mushyire ku gipimo. Uyu uri gukora
neza. Kuvuga ngo reka mbireke ntabwo ari cyo gitanga igisubizo, cyangwa reka nkore ibi ntabwo ari cyo bitanga igisubizo. Bishoboka. Uyu mugabo ngo yumvise yuko Abafilisitiya baje bagiye gutera Abisirayeli, ngo yihasemo. Nta nubwo yabikoze kuko ntiyari ibyari bye, ahubwo ngo yarabyihasemo arihata, ngatanga igitabo kandi abatambyi batabizi. Samweli yarahari, niwe wagomba gutegeka ngo nimukore gutya gutya, kuko niwe wari bamenye, kuko niwe yagomba gutegereza umuhanuzi bamenye amazi kumubwira ibiri bukorwe kugira ngo barwanye iki Abisirayeli. Nawe uri ubona umurimo w'Imana ibyakuyobeye, ugisha inama Uwiteka, kuko ntabwo ikosa warikosoza niba yari yaratinze atazi igihe cyategetswe, yakagombye gusenga Imana. Yamara gusenga Imana, Imana yo mu ijuru ikamubwira icyo agomba gukora. Haleluya. Umurimo w'Imana niba hari ibyatuyobeye, niba hari ibitagenda, nimuze dupfukame. Jye nabonye gusenga Imana yo mu ijuru, kurwanira mu murimo ntacyo bimaze, gutera impaka mu murimo w'urusaku ntacyo bimaze, uretse kujya imbere y'Imana ugasenga, Imana ikaba ari ikemuza ibibazo. Nuko gikora bibi kwisengera Imana gusa, upfukamye ukabira kumusengera, hajya Imana ntiyakemura ibibazo n'ukurangirana, hajya ibyo n'ibanga kandi impaka z'ibyo nta n'amahane, kuko wagiye imbere y'Imana rwose ndayabona. Ibindi bisaba yuko tuyamanika, siko bimeze, sibyo mpamvu turayamanika mu mirimo y'Imana. Nta bwenge biza mu mirimo y'Imana. Ubwenge bwa kimuntu nibwo ushatse kuvuga, ahubwo ubwenge buvuye ku Mana. Nabwo Salomo yagize ati yasenze aravuga ati nimukwiye aba bantu sinabashobora, amanika amaboko. Abantu bazengereje data gutya, abantu bazengereje Mose ni amakuru ujya yumva, abantu bazengereje abacamanza, abantu bazengereje genda yamanitse, ndayamanitse ntabwo ndaje n'iki imbere yawe wapi ye rwose unyiyera umutima ujijutse. Uwiteka yaravuga ati saba rwose nsabishaka, ati ndashaka umutima ujijutse. Iyo ashaka ngo ndashaka amafaranga, ndashaka abagore, ndashaka ibinini, ndashaka ibi, Imana yari kugira kuti, ariko Imana yatumye ubwenge bwe. Imana itugirire neza. Ikigeragezo cyaje imbere ya Sawuli gikomeye cyane, cy'urugamba rukomeye. Intambara ari nyinshi mu murimo w'Imana, ariko ntabwo zizakemurwa no guhangana. Ntabwo intambara zizakemurwa n'amagambo, intambara zikemurwa no kugira gute, no gusenga Imana, kwegera Imana. Korali yakagombye kugira abanyamasengesho bayiheka, bakajya imbere y'Imana, bakamenya amakuru muri abo bantu bo bayoboye. Imana itugirire neza kandi Imana yacu idufashe. Mukanguke. Satani we ntabwo niba musinziriye, ariko we ntabwo asinziriye, arakora uko ashoboye kose azana ibihembo byinshi by'uburyo bwose kugira ngo abantu abe we biyoborera, afite uburyo abiyobora abafite igikundi n'icyanjye n'ameze nk'igare. Imana yacu dutabara, ariko dukwiye kubera amaso umurimo w'Imana. Ukwiye kubera amaso ubugingo bwawe. Ntabwo uriya mugabo uriya mwami yabereye maso ubugingo bwe, kuko si byo yari yarategetswe gukora. Icyo yategetswe gukora ni ukuyobora abantu. Dore icyo yagomba gukora yabuze ubwenge.
wafuditse yani magambo y'abayakiye ari umwanya dore yagomba gukora iki yagomba guhagurutsa agahamagara abantu bamwegereye agahamagara abatanzi ntabwo ari wowe ugomba kuzikorera umurimo wawe ntabwo najya kwinjira mu bitari byanyu bishoboka nawe gukora rero ibyo wahamagariye gukora niba uri umuririmbyi niba ari ibintu ufitemo ukore neza kandi usenge ntuzivane guterera ntuzivane gutatera kura ibikureba kuko byamubujije amahoro bituma Imana imukura ku ngoma kuko yafuditse ngo ari kuzaguma ku ngoma ibihe byose igihe cyose ukazarinda wisaza ariko iki wakoze cyatumye Imana ikugabaniriza igihe cyo kuba umwana nawe mwese namwe mwese bimukuraho amapeti kora umurimo wawe wahamagariwe niba uri dirija bikore neza ntuzivange mu bya perezida ndabeshya munani ntabwo nakwivanga mu bya mutungo ntabwo bibaho ntabwo naza kwivanga mu by'abadiyakoni ahubwo nyirangiye tugire gutya bazanye ibitekerezo bihe tugire gutya ariko sinaza kuvamo ihame rye gutya kiba byaraye ntaba nawurenze nawe rero nibidirisha ku murimo wawe udirisha umwanya wawe perezida nawe afite ahubwo mwuzuzanye abahamagare nawe ntazaza akore umwanya wa dirija umubitsi umwanditsi gutya kora umwanya wawe kandi unagire gute unawusengere Imana yacu tugire perezida kora umwanya wawe uyu mugabo byamubujije amahoro bimubuza umugisha Imana imukura ku ngoma igihe kitagize gute ati ubireka ukabikora neza nk'uko bikwiriye ukaduhamagara umurimo ugakorwa n'abatambyi bari bahari ntiwivange muri ibi ingoma yawe uzayigumiraho ukazarinda wisazira ntiyakuye ku rugamba agapfa nabi nta mahoro biranashoboka ko yabuze n'ikintu dore ko yahigaga Dawidi amwigisha iki uhindu barashaka kumwica umukobwa azaba umwami icyo Imana yavuze kuri we kizabaho n'uzakurwanya n'uzagira ate n'uzakora ibingana iki ntabwo azagushobora kubera ko Imana niyo yakwimikishije iki amavuta imyambaro yawe rero ihore yera kandi umutwe wawe ntukawuremo amavuta Imana ikugirire neza n'uwakurwanya n'uwagira ati ntacyo bizagutwara kuko Imana ariyo yagize gute ariyo yakwimikishije amavuta Imana yacu tugirire neza twagiye kuririmba witwa Uziya yari umwami some igitabo cyo ku ngoma cya kabiri igice 26 umurongo wa 18 amateka ingoma za kabiri ku ngoma cya kabiri ni ibice 26 umurongo wa 18 turageza kwa 20 babuza umwami Uziya baramubwira yewe Uziya we ibyo ukora si umurimo wawe
bakosereza Uwiteka imibavu, ahubwo nibo abatambyi bene Aroni berejwe kose imibavu. Ahahera uhave kuko warengeye, kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana. Uziya ararakara, kandi yari afite icyotero mu ntoki yenda kose imibavu. Akirakariye abatambyi, ibibembe bisesa mu ruhanga rwe ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka iruhande rw'icyotero cy'imibavu. Azariya umutambyi mukuru n'abatambyi bose baramureba, maze babona ibibembe bimufashe mu ruhanga, bahuta bamusunika ngo ahave, ndetse nawe ubwe yihutira gusohoka kuko Uwiteka amuteje indwara. Nuko umwami Uziya aba umubembe ageza ku munsi yatangiyeho, aba mu nzu ye y'akato ari umubembe, kuko yaciwe mu nzu y'Uwiteka. Umuhungu we Yotamu aba umutware w'inzu y'umwami, acira abantu mu gihugu imanza. Mana tugirire neza. Uyu mugabo nawe, uyu mwami witwa Uziya, ahandi Yesaya yabaga. Uyu Uziya yari umwami, igihe kigeze nawe afata icyotero ngajya kose imibavu mu buryo budakwiriye. Ibyo ntiyari abishinzwe kubera ko byari bifite ababishinzwe, nabyo ntabwo ari bubitindeho cyane. Nuko icyavuyemo ngo bamubwiye bati sigaho uyikora ibyo ntabwo ari ibyawe, bifite ababikora. ngo maze ngararakara nkaho yakumviye inama zabo. Imana yacu tugirire neza, yumvire inama z'abatambyi, ngo muri uko kurakara ngo Uwiteka yahise amuteza uburwayi bw'ibere kubera ko atigeze yumva kandi yagiye mu byo adashinzwe. Imana tugirire neza. Ariko uyu murimo rero tuwubenderamo. Yewe n'ababwiye ngo ahantu twahurira twese, ariko muri leta inzu dusanzwe hano twubatse, ntitwubakiye Uwiteka, ariko dukwiye ni mu Uwiteka. Munyumve neza, iyi nzu twayubatse tuyihuriramo hano, sibyo? Ujye utinya rero ahantu dusize twese tukagenda tugataha iwacu, tukongera tukagaruka mu nzu y'Imana, tukagaruka mu nzu y'Imana, mu nzu bayitonganiramo. N'amazina bari mbese Imana irabeshya. Niba tuvuye hano tukazagera ku muntu, tukazagarukana ibyo birebe Uziya yigira inama yo kugira gute ngo kujya kose imibavu. Uriya yari umwami, hari abagomba kunosereza iki imibavu, hari abagomba gutanga ibitambo. Ntabwo byari bikwiye. Hari abatambyi bagomba gukora uwo murimo. Imana yacu dutabare, ajya kwivanga mu bitagira gute Imana yacu dutabare, kandi Imana yacu tugirire neza. Iyi nzu ugenda yitinya, iyi nzu yumva, iyi nzu rwose mbagomba, kandi umubwiriza niba wavuze ngo nijya kuyinjiramo urinde ikintu cyawe, urinda kuko winjira ahantu wakagombye kuba waje witeguye, wakagombye kuba waje wigejeje ibintu byinshi. Ntabwo wakagombye kuzanamo ibituruka yariya gusubizanya hano muri ya nzu y'Imana. Turongera tukavana tukazagaruka, ariko ntabwo ari
kandi twakagombye kuba twese abana b'Imana. Imana yacu tugirire, turi abakozi b'Imana isumba byose. Ubwo rero ubwo bukozi bw'Imana cyangwa ubunyangamugayo twakagombye kuza nanjye mu nzu y'Imana, tugasohoka hano ntacyo dusa. Ibyo tubona bitugoreka bitunanisha, twavuga nk'ibigerageza ntibisabwa kubaho. Fata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo ubundi Imana iducirize kandi turwane. Dufite ubu duhuza umutima, ibintu byose hamwe sihuza umutima mu bandi nibwo Umwuka Wera yamanutse. Umwuka Wera azamutse kugira ngo umutima tutari mu mwanya. Umwe afite amakimbirane, umwe adashobora gusuhuzanya na mugenzi, kandi tugahurira kuri ya sahani y'ubuzima. Turajya muri twakagombye kuba umwe mu mwanya umwe, duhuje umutima. Imana itugirire neza, ijuru rizatureba neza, Umwuka Wera azamanuka, imyambaro yacu izaba yera, kandi amavuta azahora asutswe ku mitwe yacu. Dawidi nawe Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ajyana iruhande rw'amazi adasuma. Imana itugirire neza, ayobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, kuko nawe nta gikombe cy'igicucu sizatuma byose kumenya. Imana yadufasha, ayobora inzira yo gukiranuka. Inshyimbo yanjye n'inkoni yanjye nibyo bimuhumuriza ijambo ry'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Dukwiye kunezerwa no kumva yuko tugomba kuza mu nzu y'Imana tujye kubasha ijambo ry'Imana. Hano ntabwo ari aho kwegurana, hano ntabwo ari amakimbirane. Ni mu nzu y'Imana dukwiye kuhaza twagaburirwa ijambo ry'Imana, kandi tukagenda tunyuzwe, dufashijwe naryo. Imana yacu dufashe, Imana itugirire neza. Uyu mugabo yagiye mu bitamureba, akora ibitamureba, byatumye abemba ibibembe. Aha ngaha mu nzu y'Imana ntituzabembe, tukajyana ibibembe ngo byanamugumyeho. Yewe nibutse no gutakamba ntunakambire Uwiteka, ariko twumvise mu ijambo ry'Imana, aho umuntu we yibutse, ariko ntiyibutse umusaza Imana imbabazi. Ntabwo yabikoze. Wa mutima wo kwishyira hejuru wo kwikakaza yarawugira, ntabwo yigeze atwabise. Mubikora byose mubicana hasi, umenye kwandika, umenye kumva. Uriya mugabo nawe Sawuli baramubwira bati wafuditse. Samweli ati wafuditse ngo yewe asaba impamvu zishe zishimira Imana. Baramubwira bati mvana ibi ukoze, agashaka impamvu z'icyatumye gukora ikintu. Ibyo birabwira abavana nta mpamvu yo gukora ikindi mu murimo w'Imana. Bikuzanira umuvumo, bikuzanira kuberwa, byamuzaniye gukurwa ku ngoma, undi bimuzanira kuberwa ibirenge mu maso, mu ruhanga, ahari ubwiza hari mu kuboko. Ngo baramusunika, imbabazi kuri nde, kandi Imana ari kumubona. Iyo avuga agasaba imbabazi, bimusaba kwigana, kandi duteshwa buri munsi, ariko kwigana biri kure y'abantu. Abantu baragutumira cyangwa bagutwemera amazi, barabirya babagira ishyimbo. Kwigana ariko n'ukuri ngo baramusubize, ngo nawe yihutira gusohoka, aragenda mu nzu ngo bamuha akato. Ntiyongeye kugaruka mu bantu, bumva baramucitse.
si ibyaha ibibembe bigereranywa n'ibyaha bigereranywa n'ibyaha kumva neza namani yumvise Isirayeli ko ariyo umwana wari uri kuwe umubwizi kariya karakaraguza Kristo mwiza cyane Umwisirayelikazi ubana neza ufite imyaka 20 ariko rero ndabona shebuja kuko yego n'icyo bose batinda kandi n'imana ijya kubwakanisha ariko umwana we uko bajya baga mu rugo yajya kwiyuhagira kwa umuntu yabarashe aho umuntu yarakoze ndetse agasura ko ku maso yasigaranye ko arangije agira ati zindi iwacu abiyumva sadakisha haleluya amen kugira abantu Yesu bakiza Mana tugire neza twajyana na konseri ntibavuge baba buriya baba buriya twaraye tugira mu nini twasanga buriya se baba ibyo biba ndabeshya buriya mugore buriya we yarananiwe buriya akana kati umva Isirayeli hari umuntu wakiza databuja umugore abigira umugabo aho yicaye ku mwana yandikiye umwana nabwo asaza umwana nawe agize ati yandikiye uwandiko yitabye mu Isirayeli basanga umwami baramubaza ati umuntu ntashaka umwana bimba w'isi yarakakwiye yewe yakiza wakiza Imana y'ijuru none se ko nabashije gukiza ababembe b'abahani bawe mu gihugu cyawe iyo mukiza simba narabakije uyu mbaraga n'umwami ariko Imana y'ijuru haleluya bari kubamenya mwebwe abarinzi kumenya abakizi banjye bazakizwa iwanyu mu makorari ati kubera ibyiza bari kubabona ntabwo basaza babona ibi Imana itugirire neza bamenya ngo arabimenya bamenya ko umwami ari gutaha ngo hanyuma ngamutumaho mugende mubwire mu mwami kubera igeko atinga bamaranyarwanya nikora murangire bamubwiraze numureke mubwiraze ibyo basanze haleluya haleluya umubwiraze nase kugira ngo bamenye ko Isirayeli ko Isirayeli ari Imana ikarengero bakwiye kumenya ko ari Imana kwera nicyo kidukwiriye hano waraza n'amani n'amatekero y'ibiganda byose aza kwa Elisa ahageze Gehazi aramwakirwa yibereye hano aravuga ngo mubwire bageze yubahire icyumba kandi bayamurika umugezi wawe w'amarembo uri impanuka w'isiba ndatagira umugasa yambaye abagabo ari i Kigali muzo amazi yawe kwasi n'imikina cyane iyo ngene y'idubure mu karindwi ajya ku nkengero y'idubure karindwi nta n'ikindi arambwira ati genda wowe arabipinga aramubwira ati genda icyo mubwira ari gukora ati niba ari icyo basubiye baretana ariko izongera kumubwira ati iyo kubwira abakozi cyo kwita wagiye wihangana iyo kubwira iyo kubwira iyo wahazi
yumvire umwuka w'Imana, musenge Imana, mwegere Imana, izabegera. Kandi Satani arabanga cyane kubera yuko mwibete havamo igombe bimumeragura, abadayimoni bamwe barapfa kubera indirimbo muririmba, burya barapfa. Ibyo bimenye, niyo mpamvu ahagurutse urusaku hagati muri niba cyangwa ibirori biryoshye twatewe ntiwakubye gusenga Imana kwa Satani azavuga, sibyo? Mwegere Imana nayisabe icyo ijambo ry'Imana ribwira. Imana yacu tugirire neza. Nuko ngo aragaruka, azana ibyo yari yazanye, azana amafaranga, azana ibintu byinshi, aravuga ati kira umukozi w'Imana aje matoya rero Imana yakijije igendera amahoro, mbayeho ntabwo ejo mutazaba munzwe n'ibyo, ari abantu batunzwe n'ibyo gutyo. Bamwe ati gira gutya bundaho. Abo bagiye babona baragiye bivuye. Imana yakoreye ibintu kandi n'ibyawe ushaka yakwa kuko basigaranye ibitoko ubundi bareba bakagwa ibintu bakirata, Satani akabateza kwishyira hejuru. Nuko birangiye bari hasi, ngo bagiye amuka ajya gufata cya gusa. Ibintu byagiye kuri uyimirwa n'ibyawe mu bigo n'igiti muzifuza ikintu n'ufuzifuza rwabo bashaka umunani kugira ngo uyumve. Senga Imana, Imana ntizakugirira ibyawe, Imana yakugirira neza. Kandi Imana yemera kubicamo, guca mu bukene, siko bimeze. Imana yemera kuhaga, Imana yemera gusonza, kandi umuntu agenda asoza. Imana irabyemera, yiyegurira Imana, wiyegurire mu murimo w'Imana. Hari abazaseka kuko bakennye, bazaseka kuba uri umukene, ariko gukena si icyaha, kuko ukena ni iki? N'umwanya uba neza. Agashomeri kazaza banagusebye kuko wabuze inkweto, wabuze igitenge, ariko niwegere Imana ugapfuka mugasenga Imana izabikuraho. Uzasonza, Imana ibyemere ko usonza, umuyaga uce mu mubiri wawe ibyemere, ariko uzabyemere nawe ukiri gusenga Imana, kandi Imana izagurisha mu mababa yawe. Imana itugirire neza, kandi Imana izanagumasa nagira byemera ko izaguha isano. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu itugirire neza. Yego, ibyo Imana iranabyemera ko bitugeraho byanze bikunze. Gukorera Imana nta kintu kirimo, ubikorere nawe maze ugiye gute wirebere. Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu idufashe itugirire neza. Na Yesu yabinyuzemo, niwe ntangarugero kuko tugira wa mutima wari wiwe. Avuga ibice bibiri umurongo wa 5, ariko ibice 10 umurongo wa 28 bavuga yuko basize byose bagakurikira Yesu, ariko ntacyo baburanye. Yesu nawe yaremeye, yavukiye mu muryango w'ubukene, ariko yaravuze ngo ngewe icyubahiro n'ubwiza narabisize mu ijuru. Ntabwo byari byo kugunirwaho, yaremeye kugira ngo aze kuducungura. Ikindi nanone yaguma mu mwuga w'ububaji,
kandi uyu munsi muratanga amafaranga menshi cyane, usanga abantu babazi. Ubu ni umwuga mwiza cyane, ni umwuga mwiza cyane kuko uyu munsi ni ikoranabuhanga, barakoresha n'imashini ibintu nk'ibi, ugasanga barinjiza amafaranga menshi. Umwana w'umubaji arabwirirwa ariko ntabwara, siko bajya bavuga. Ni umwuga yakoraga awukorana na se Yosefu. Iyo aza kuwugumamo uba warabonye agakiza? Ntabwo tuba twarabonye agakiza. Ntabwo ziriya ntumwa aba yarazihamagaye, ahamagara ba Petero, nuko baravuga bati niba twagukurikiye tugasiga byose, yaravuze ati nimubyihorere, nzabaha icyubahiro nimugera iwanjye mu ijuru. Mbere ya byose nzabaha ibyo mwasize, nzabikuba inshuro 100. Ikindi nzabaha ubugingo n'icyubahiro mugeze iwanjye mu ijuru. Urumva ibyo wasize, korera Imana, siga byose, Imana yacu tugire neza. Gukorera Imana no kwirundurira mu murimo Imana yamuhamagaye, atari bya bindi byo kuvuga ngo ndabikunda, ndaza nakiriwe, reka ngende bambone ibintu byinshi. Nyamuneka gukorera Imana kuko Imana niyo izabuyemo. Pawulo nawe yaravuze ngo narasize cyabaye igihombo kuri njyewe, byose yabohaga amahema, aremera agira gute, arabireka akorera Imana. Mu gihe yabaga yabonye akanya yarabikora. Nawe mu gihe wabonye umwanya mu murimo w'Imana, kugira ngo uyu munsi ni umunsi wa repetisiyo, icyo ngiye gukora uyu munsi nitegura, ubirarane mu mutwe, biteguye kare, use mu murimo w'Imana utaremerera. Siko bimeze rero. Imana ikubone kuko wa munsi mwavuze bari baraza ahagaragara Imana. Nizo ntabwo witonda kuko usubiye ikirere cyawe, witonda kuko wicyaha. Ntabwo waje kugira ngo urebere bagenzi bawe, ahubwo twaje kwifuza atari umurimo w'Imana. Igihe yabaga afite akanya, hari ikigeragezo cyamugezeho, agerwaho n'ikigeragezo cy'ubusozi, agerwaho n'ikigeragezo cyo kwambara ubusa kuko Imana yamuhamagaye. Umuntu utabizi simbizi, kandi mfite amaboko kandi nkora. Hari n'igihe yigeze kwica abasengesho kujya mu bandi, kujya nanjye kugira ibitungwa umucuruzi. Ibitungwa byaramuye, ibitungwa babirakorwa, ntajya birakorwa kubera ko nuko kandi gato cyane, iyo nateshutse gato singemo neza mu kwishaka, isoko y'imbara. Ariko iyo mbize ngo nanjye mbize rwose ibyo mbanye nayo. Sinzi rero ko ubanye n'umuturanyi wawe uza n'umuturanyi mwiza, ariko iyo udaturanye nawe neza, sinzizi umuntu wese afite yahamagawe nayo. Rero cyarageze nyine nanjye gadohoro, numva ndabona umwenda nkawiguriye, numva na ya majwi yo kuvuga ngo tanga biza mu gihe runaka. Ariko habaye n'igihe cyo kugerageza ibyuma, abaseka bagaseka, cyangwa ngo wambara pasi nkanyurwa kandi nkumva ndanabereye, kandi umurimo ngakomeza agasenga kuri yewe twiyegurira Imana. Bakobwa bagenzi banjye, abana bato, nimwiyegurire Imana, muyiyegurire namwe izajya kujyana. Nimubihagarara mwe nakukizwa, ntabwo mwabibonye gukizwa nabi. Iri ni ishuri abo n'ababo buri munsi. Nituba twishimye, nituba turi umunezero, ariko tugibereho urubyiruko kugira ngo mwige. Kandi mvuga ngo nimutasenga rubyiruko, Imana iguhitiremo ikindi. Usenga Imana, niba hari n'umushinga ufite uwusengere, ujye imbere y'Imana usenge.
nawe wabwiye ibintu bizaba twicaye twibaza basuye turi batatu tudasenga bizaba kuva nanjye hari kuva wuzuye we nawe usanzwe umwana kuva nanjye sinigeze mubona mu masengero nawe aho uziye mu itorero ntabwo ndakubona twahamagara ntabwo abantu baje gusenga itorero ibyagiye bakuze bizaza umunsi ibyo ku musenyi birahinduka birarunduka mo turajyana neza ariko nanone hari icyo Imana ibishaka. Imana hari umuntu ikijije kiravuga gakijwe y'Imana mukobwa niyo yamureye Yesu kuyasera nuko n'ejo bundi ndamubwiye nutaha uko gusenga Imana y'imiti wo mugambi mwiza ukomeye cyane kugira ngo ubone rero gukorera Imana nabonye nta kintu kimwe ugomba kuyikorera utunze, ugomba kuyikorera udatunze umukene, ugomba kuyikorera ushonje, ugomba kuyikorera nta myambaro, ugomba kuyikorera ufite cyangwa udafite, ugomba kuyikorera ufite ibisaga. Ibyo bisaga rero nibyo umuntu ukora mu bwoko Imana ndabashimiye aho waba sibyo yewe hahandi nanjye yahuye nanjye mba numva nta kibazo aho yahuye kwitanga mu iteraniro umushyitsi yaje ntabwo yigeze kuri ubwitange mu iteraniro ariko mwabizi reka gahunda yo kugira amashini ejo uzambwira ngo ntacyo ufite ufite ubuzima ufite aya ni amadolari ndabeshya se aya uyavunjamo amafaranga aya ni amadolari ahubwo tuziza Imana ntabwo iyo ukunda Imana iyo uyikorera ntabwo uvangavanga. Imana irebera murakoze Imana yacu ifashe kandi twakomezwa kandi amasaha ntabwo azize maze ikigo murakoze cyane. Imana yacu Imana izabahemba imikorere ikajyana imikorere utabivangavanga ukora umurimo wawe ari wo uhagazemo ntuzivangire bidakwiye ko byawe ukorera Imana utuje Imana ikugirire neza kandi mu byo ukorera Imana ugisha inama Uwiteka nubona ibikuyobeye nubona ibikunanije tukamusenga Imana kuko amagambo ibibazo ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizakemura ikibazo cy'Imana bizakemurwa no guhuza umutima gusenga no guhuza umutima kuri mu mwanya nicyo kizakemura ibibazo by'umuntu kubw'imbaraga zawe ubwenge bwawe bwakinguye ntabwo ushobora gukemura ibibazo by'umuntu iyo mbonye byashoboye niyo mpamvu turi kumwe nta mahane y'ibiragaba ndabeshya se hari amahane y'ibiragaba ndabafite se nawe ko twahuriye hano turahanganira ngo bigende ntabwo cyane n'umubyeyi mu gucyaha kuko guteza teza no guhana abantu ndabona iki turapfiki icyo dupfana n'iki
imbere y'Imana basenga. Imana asobanura ibidasobanutse kuri kugira niba Imana isobanuye neza. Si uko se tukimanira amahoro tukigira mu ijuru. Twigira mu ijuru muzamenye sinabusura ikihangane. Kandi babishaka mu mutima wanjye. Undi muhamagaro wawe wose. N'uyu munsi babyigamba mu mutima ariko bazavugukira. Uzajya mu munota umwe umukobwa yamagere. Nuzimura uzishyira ku rubanza. Uwiteka Imana yawe ngo mwarimu ntiyasuye hanyuma se wansuye hanyuma waraye ugira ikibazo cyawe kuba hari ndabeshya se biri mu nshingano zanjye sibyo gusa uranzibira biri mu nshingano zanjye biri no mu nshingano zawe. Ibyo bimenye tubyumvikaneho neza. Wese waransuye umenya ibibazo afite bituma nahoga ngo mugereho. Twihanganira neza ndabakunda ndabashaka kuko bose mugeraho iyo bijanze kuko ntibirahuri kunsi ariko mu gihe cy'ineza uzakunda kandi uwo nagereye kubona nyina mva ibikiramo ni ukuri icyo kuva pe ni impamvu ni ukuri nzanayo ibyo nsabye aho bibaho biraba byanze bikunze. Musengere rero nanjye kugira ngo iryo sengesho mbohoke basure. Murakoze cyane. Imana ibagisha icyo nicyo kizima cyiza naho dukwiye guhurira abana b'Imana, ahubwo mukundane musurane mugenderanire musengeranire y'Imana dushakaho nta kindi. Twongere duhurire hano tuza mu murimo w'Imana duhoberana nuko ati sha wavuye mu rugo byagenze